umwanditsi atumenyesha ko hariho imibabaro bikaba bisaba kwihangana muri ubu buzima. Tumenyeshwa ko gusenga bisaba guhamya no kwihangana mu bibazo by'ubu buzima. Tubona ibyago bikomeye ku kibazo cy'imibabaro no gutotezwa, nyamara benshi muri twe ntibigeze batotezwa cyane, nubwo hamwe bidakomeye ariko miliyoni nyinshi ku isi yose baratotezwa bikabije. Ari itorero ririmo kugenda ritsindwa mu mibereho yaryo. Twese tunyura mu bihe bigoye, kandi kwihangana hamwe no kwizera Imana nicyo duhamagarirwa igihe turi mu kaga nkako. Twese ni ukuvuga, niba uri mu kaga, niba uri mu bihe bikomeye, niba uri mu bihe bitorohereye ubuzima bwawe, kuko si ibyawe wenyine ahubwo ni iby'abizera bose. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko mu gihe nk'icyo dukwiriye kwiringira ko imbaraga z'Imana n'amateka yose y'isi biri mu kuboko kuyicaye kuri ya ntebe. Byongeye kandi guhangana n'ibigeragezo ni ugutsinda icyaha n'ibishuko. Dukeneye kwihangana kandi dukeneye gushobozwa n'Umwuka Wera kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko. Ariko twatsinda ibigeragezo n'ibishuko dute nk'itorero niba ubwacu tudashobora guhuza, niba tudashobora kumvikana, niba tudashobora gushyira hamwe, niba tutemerana? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye. Yemwe abarushye n'abaremerewe, yemwe abatentebutse, yemwe ababuze imbaraga, yemwe abaremerewe n'ibigeragezo, nimuhumure. Yesu ari ku ngoma kandi afite imbaraga zimushoboza rwose kunesha byose. Ni nayo mpamvu mu gihe gikwiriye kandi cyashyizweho, Imana iza kugirira neza kandi iza gutabara, kuko umwami wacu twizera ari hejuru y'ibyo byose, n'ubushobozi bwe bwose buri hejuru y'ibyo byose, hejuru y'imbaraga mbi zo mu isi. Bitewe n'urupfu rwe n'izuka rye yigaruriye ijuru n'isi. Havuga ko yahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Kimwe rero na yawe, ijambo rikoreshwa ku Mana mu Isezerano rya kera, ibyahishuwe igice cya 8, Yesu ni uwa mbere n'uwa nyuma, Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo rya byose. Yesu niwe tangiriro ry'ubuzima bwawe, ni nawe herezo ry'ubuzima bwawe niba umwizera. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko abatamwizera bose umujinya w'Imana urabategereje. Yesu kandi niwe ufite amateka yose y'isi mu biganza bye, kandi rwose ni byiza kuri twe kubyibuka mu gihe tugeragejwe ko uwo twizera afite ubutware hejuru. Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pastor Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka, turagushimye, tugushimiye ko uri umukunzi wacu mwiza, tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka ku buzima bwacu, kandi tugushimira ko ijambo ryawe waryandikishe kugira ngo riduhugure, riduheshe gukiranuka ndetse no gutungana mu gihe cya none. Turasaba kugira ngo Umwuka Wera atuyobore kandi dufashwe nawe kumva no kumvira, mu izina ryera rya Yesu, amen. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 1 haravuga hati, ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se. Icyubahiro n'ubutware bibibye iteka ryose, amen. Durarazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone, amen. Ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Ntabwo twasoma imirongo yose, reka tugarukiriza ahangaha ku murongo wa 8. Iki gitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo kidasanzwe mu nzandiko zose z'Isezerano rishya. Aya magambo abanza atandukanye n'ay'inzandiko za Pawulo, kuko iki gitabo cyuzuyemo amashusho y'ibizaba, ubuhanuzi ndetse n'ibindi Yohana yakoresheje kugira ngo adusobanurire neza ibyo Imana yamweretse. Ese ubundi umuntu yakwibaza, Yohana ninde kandi ubutware bwe bungana iki? Yohana ni intumwa ya Yesu,
umwe waryamaga mu gituza cya Yesu kandi wa mwigishwa Yesu yakundaga cyane. Yahawe iri yerekwa mu mwaka wa 90 nyuma ya Yesu, kandi nawe yari afite imyaka 90, kandi Yohana yari umuyobozi w'amatorero yo muri Aziya ntoya. Ijambo ry'ibanze mu murongo wa 1 n'uwa 3 ritubwira ibizabaho ndetse n'inkomoko y'iyerekwa tubwirwa mu byahishuwe. Inzira z'uburyo irihishurwa ritugeraho ni ingenzi cyane, bityo tugomba kubyitaho cyane kandi tukabyumva neza. Ababyumva ni ko ijambo ry'Imana rivuga bakwiriye kubyitondera, kuko nibabyitondera imigisha y'Imana izabasukwaho, nk'uko bigenda bisubirwamo mu nzandiko indwi mu gice cya 2 umurongo wa 7, umurongo wa 11, umurongo wa 17, wa 29 no mu gice cya 3 umurongo wa 6, 13, 22 ndetse no mu gice cya 1 umurongo wa 3. Icyangombwa hano gikomeye kirimo tugomba no kwibandaho cyane nuko kumva no kumvira bisabwa abantu bose basoma iki gitabo, kandi bigaragara ko insanganyamatsiko yo kwihangana ni ngombwa cyane muri iki gitabo. Ugisoma wese akwiriye kumenya neza yuko ibivugwa muri iki gitabo, ijambo ry'Imana rivuga ko ni ngombwa kubyumva, ariko bikaba ingenzi cyane kubyumvira, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihangana. Dutangira hari ijambo rivuga ngo ibikwiriye kubaho. Mu Kigiriki ni nko kuvuga ngo ni ngombwa ko bibaho. Ibi ngibi bikubiyemo ibyo tubona mu ihishurirwa, uburyo irihishurirwa ryatugezeho. Icyambere tubona ko irihishurirwa ryahishuriwe Yesu ni iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Inkomoko y'iri yerekwa ni intambwe enye z'uguhishurirwa kugaragaramo. Icyambere tubona ko Imana Data yabihaye Yesu, hanyuma Yesu nawe abiha marayika we, marayika abihishurira imbata ye Yohana, Yohana nawe abyandikira amatorero. Urebye muri iki gice ngizi intambwe enye z'uburyo irihishurirwa ryatugezeho. Icya kabiri nuko hatubwira yuko uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hano icyo hatwereka nuko umuntu w'Imana byibura mu mibereho ye no mu buzima bwe akwiriye kuba ari umuntu uhamya ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni uguhamya kwa Yesu. Mu yandi magambo ni ibyo Yesu yakoze, ibyo yavuze, urupfu rwe no kuzuka kwe. Uhamya ibyo aba ahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi ahamya guhamya kwa Yesu. Icya gatatu tubona ko hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Hano harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere harimo kwihangana, icya kabiri kubaho bikwiranye n'ubu buhanuzi, bityo bigasaba ubwumva kubwumvira, kandi bigaragara neza ko ari ikintu cy'ingenzi. Mu by'ukuri abasoma iki gitabo, kimwe mu bintu by'ingenzi iki gitabo cy'ibyahishuwe kibasaba ni ukwihangana, ariko bakumva ubu buhanuzi bakabusobanukirwa ndetse bakabwumvira cyane. Gukora kw'ikiganza cy'Imana kizageza byose ku iherezo ntabwo ari ikintu kizatangira mu gihe runaka kitazwi mbere y'iryo herezo, ahubwo n'ubu ngubu ikiganza cy'Imana kirakora, ibikorwa byayo birakomeje kubw'ukuboko kwayo kw'igitangaza mu gusohoza byose ku iherezo, cyangwa kugeza byose ku iherezo ry'imigambi yayo idahinduka muri byose. Hari ibikorwa bimwe by'ingenzi runaka ndetse n'ibihe bigomba kugaragara muri gahunda z'Imana n'imigambi yayo. Igihe tubona ibi bishobora kutwizeza ukuboko kw'Imana kugenzura byose. Byinshi muri ibi biradukomerera, kuko byinshi aba ari ibigeragezo, ibindi aba ari komeye duhura nabyo mu buzima, biranatubabaza cyane, ariko duhumurizwa n'uko ukuboko kw'Imana kugenzura byose. Mu yandi magambo, nubwo ibiremereye n'ibikomeye ari bimwe mu by'Imana izakoresha kugira ngo igeze isi ku musozo wayo, bikadukomera ndetse bimwe bikanatubabaza, ariko kubizera hari ihumure rikomeye y'uko ukuboko kw'Imana kugenzura byose. Hari ijambo rindi dusoma ngo vuba, kandi ngo igihe kiri bugufi. Abo Yohana yandikiye babwirwaga ko bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa, bigomba guhita bitangira muri ako kanya, hagashakwa n'uburyo bwo kubigeraho. Iki cyigisho reka tukirebere byibura mu bice nka 5.
icya mbere ni uguhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Haranditswe ngo, njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mw'isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu, amaraso ye akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo se icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amen. Mu murongo wa 4 kugeza 6 tubona ko iyi mirongo yibanda kubo Yohana yandikiye, ariko akagaragazamo ikindi kintu cy'ingenzi, aricyo butatu bwera bw'Imana. Umuntu yakwibaza impamvu Yohana yandikiye cyangwa se yabwiye kwandikira amatorero 7 gusa, kandi hari n'andi matorero muri Aziya. Amwe mu yandi matorero yari ahari ni nka Tirowa, tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 5, Kolosayi, Hieropolisi, tubona mu bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 13. Hano rero icyo ntekereza nuko aya ngaya 7 ashobora kuba yari afite ibibazo Yesu yashakaga kuvugaho by'umwihariko, kandi bikaba byari n'ibibazo bishobora kuba bivuga ku matorero y'igihe cyose. Mu ncamake y'igitabo cy'ibyahishuwe twarebye ubushize, twabonye ko ntabwo igitabo cy'ibyahishuwe cyane cyane igitabo cy'umuzingo kivuga cyangwa se ibyago 7 n'impandandwi n'ibindi bivuga ku bihe 7 by'amateka y'itorero, ahubwo mu by'ukuri iki gitabo kivuga ku matorero, cyandikiye amatorero 7 yo muri Aziya yari ahari. Nubwo hari harandi, bigaragara ko ubutumwa bwari bukubiyemo ni ubutumwa bw'itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Ntabwo ari ubutumwa rero cyangwa se ntabwo ari ibihe 7 by'amateka y'itorero nk'uko abantu babivuga, kuko ubutumwa bwandikiwe amatorero yari ahari kandi azwi, kandi yari afite abayobozi, ndetse na Yohana arimo. Icya kabiri, ayo matorero nubwo atari yo yari ahari yonyine, ubutumwa buyakubiyemo bugaragaza ko ari ubutumwa bw'itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Umubare 7 ubundi ubusanzwe two tumenyereye ni umubare uvuga ikintu gishyitse. Ubutumwa rero bwa Kristo tuzabureba mu buryo bwimbitse, kuko Yesu tuzareba uburyo agenzura amatorero ye, ariko tunabona uburyo Yesu acyaha amatorero ayagenzura, ndetse n'uburyo areba imyitwarire y'amatorero ye hano ku isi. Mu by'ukuri rero uzasanga ko ubutumwa bukubiye muri iki gice muri iki gitabo cy'ibyahishuwe bugenewe amatorero, cyane cyane mu gice cya 2 n'icya 3, buvuga ku itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Hari nanone ibintu 2 bikuru muri iyi mirongo, ari byo butatu bwera ndetse n'abera. Iyi mirongo ivuga ku butatu bwera ndetse n'abera. Icya mbere, tubonamo data nk'umutware wa byose, ufite amateka ya byose mu biganza bye. Cya kabiri, tubonamo umwuka wera agaragazwa nk'imyuka 7 iri imbere y'intebe y'Imana. Icya gatatu, Yesu avugwa nk'umutware w'abazima n'abapfuye, ndetse n'abami bo mw'isi bose. Icya kane, tubona ko abizera bagaragazwa nk'abami n'abatambyi b'Imana mw'isi. Ibi bintu uko ari 2 bigaragazwa muri iyi mirongo ya 4 n'iya 6. Rero iyi mirongo ni ingenzi kuko igaragaza insanganyamatsiko y'ingenzi yerekeye ubutatu bwera bw'Imana n'imiterere y'abizera bavugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Imana isobanurwa nk'iyiteka kandi igenga amateka yose y'isi. Umwuka wera agaragazwa nk'imyuka 7 iri imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Iyo ntebe tuyibona mu gice cya 4 aho tuzabireba intebe y'ubwami y'Imana. Kandi Yesu agaragazwa nk'umuhamya ufite imbaraga ku rupfu, n'abategetsi bose bo mu isi bose bari munsi y'ubutware bwa Yesu. Yesu niwe wapfuye arazuka, atanga ubuzima bwe buboneka mu bantu, cyangwa se ubwo buzima buboneka mu bantu b'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe wapfuye aratambwa, atanga igitambo kugira ngo abamwizera bose babone ubuzima bw'Imana muri we. Rero nta wundi wari gushobora gukora uwo mugambi wo gutuma abantu batandukanye n'Imana kubw'icyaha cya Adamu bongera guhabwa ubuzima bw'Imana no gusabana n'Imana, keretse Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ibyo tuzabireba mu buryo bwimbitse tugeze mu gice cya 5 aho tuzareba iby'igitabo cy'umuzingo cyanditseho imbere n'inyuma. Kandi tubona ko Yesu urukundo rwe rwamuteye kwishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu kugira ngo tubohorwe mu bubata bw'icyaha. Hanyuma Yesu niwe wahaye abizera inshingano yo gusangiza abandi ibyo kugira ngo natwe dushobore kuba abami n'abatambyi mu murimo dukorera Imana ku isi. Aha tuhabona impamvu ikomeye y'itorero
ni ukuvuga abizera bose bakwiriye gusangiza abandi ibya Yesu. Tugomba kujyana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu isi yuzuye abantu bazimiriye kure ya Yesu, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 18 kugeza 20, aho Yesu yavuze ati, nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, nuko mugende mubwiriza amahanga yose ubutumwa bwiza, abizera bakemera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse. Arangije aduha isezerano aravuga ati, dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Niba itorero ritajyanira ubutumwa abarimbuka, niba itorero ritabera umucyo abatizera, icyo gihe ntabwo iryo aba ari itorero, kandi ntirikwiriye no kwitwa itorero, kuko itorero rya Kristo rikwiriye kuba ririjyana umucyo wa Kristo mu bataramenya ubutumwa bwiza bazimiriye kure ya Yesu, kuko Yesu yatanze igitambo kugira ngo yishyure ibyaha by'abari mu isi, hanyuma umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza 19, ahagira hati, kandi kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wawe mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yamutumye kugira ngo bakizwe nawe. Kandi dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho, kuko atizeye umwana w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Umurongo wa 7 muri iki gice haragira hati, dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Umurongo wa 8 uragira uti, ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, ni ko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Amen. Hano Bibiliya itubwira yuko amaso yose, abantu bose bazamubona kandi bazamuborogera. Hano iyi mirongo itwereka neza yuko abamwizeye bazagororerwa, naho abanze kumwizera bazaboroga, bazamuborogera. Imana igaragazwa hano kuba ariyo tangiriro n'iherezo by'amateka yose y'ubu buzima. Nagira ngo nkubwize ukuri, ijambo ry'Imana hano ritubwira ko Imana niyo Alufa na Omega, itangiriro rya byose n'iherezo rya byose. Uko umuntu yaba ameze kose, niyo waba uri umuhanga bingana iki, niyo waba uri umunyabwenge bingana iki, niyo waba uri umunyembaraga bingana iki, nta n'umwe muri ubu buzima ushobora kugira uburenganzira ku buzima bwe, cyangwa se ushobora kumva ko ari hejuru y'ubutware bw'Imana, kuko Imana niyo tangiriro kandi ni nayo herezo ry'ubuzima bw'abantu bose bo mu isi. Rero abamwizeye bazagororerwa. Nawe ndaguhamagarira kwizera Yesu bigishoboka. Ibihe nk'ibi ngibi tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe bizazira abatizera n'abatemeye umwana w'intama w'Imana bitarakugeraho. Ijambo ry'Imana riraguhamagarira kwizera no guhinduka no kwemera impano y'ubuntu bw'Imana ariyo Kristo Yesu, maze nawe uhabwa ubugingo buhoraho. Kandi Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Mu by'ukuri aya magambo ni meza cyane, nayo kuramya Imana kandi ashyigikira ubutatu cyane, ubutatu bwera bw'Imana, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Kandi ashyira hejuru cyane Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Umurongo wa 7 utubwira uko Umukiza azaza, tubigereranye na Zekariya igice cya 12 umurongo wa 10, ahagira hati, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, bazitegereza njyewe ubwo uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Hano icyo Zekariya yavugaga ni uko kuborogera umwana w'ikinege cyangwa kuririra umwana w'ikinege byabaga bisobanuye ko iyo umuntu yabaga afite umwana umwe cyangwa umwana w'ikinege agapfa, nta kundi yagombaga kubigenza, yagiraga agahinda gakomeye cyane, yagiraga ishavu rikomeye cyane. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubwo banze umwami wabo, nubwo banze Yesu, ariko igihe azaba agaragaye
ku bicu, bazamuborogera, bazasuka amarira, bazamutakambira, bazarira baboroge, babonye umwami banze, babonye umwami bahinyuye, babonye umwami bateye icumu mu rubavu, agarutse ku bicu mu bwiza bwe bwose n'ubutware ntagereranywa ku byaremwe byose. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka n'iteka ryose, amen. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo dorarazana n'ibicu, dorarazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba. Hano dufite amagambo abiri Yohana yakoresheje ari imbaraga n'icyubahiro bigereranywa n'ibicu ndetse n'amaso yose azamureba. Kizaba ari igihe isi yose izabona icyo Yohana yifurizaga umukiza we akunda. Turebe nanone muri Matayo 16:27, 26:64, Daniel 7:13 kugeza 14, n'urwa mbere rw'Abatesalonike 4:16 kugeza 17. Aho hose harabivuga. Ntibisanzwe niba ibyiringiro by'itorero ari ukuzamurwa mu buryo bw'ibanga. Mu by'ukuri siko biri. Aha ibyiringiro bivugwa muri aya magambo agira ati bose bazamureba cyangwa arazana n'ibicu. Ni ukuvuga ngo ibyaremwe byose bizamureba kandi bizamubona. Hano igice cya kabiri tukibona ku murongo wa 7 n'uwa 8, gitangiza ukuri shingiro ku byahishuwe. Abantu bose bo mw'isi bazamubona kandi kumubona kwabo bizatuma bamuborogera. Amahanga niyo ntego muri uyu murongo, kuko twabibonye muri Zekariya 12 umurongo wa 10. Amahanga yose azamuborogera, amahanga yose azamuririra. Ni inshingano zacu nk'abizera kwitabira ibya mbere ari byo butumwa bw'Imana, bwiza bw'Imana, no kureka Imana ikita ku byanyuma ari byo guca imanza. Guca imanza si ukwacu. Umurimo wacu nk'itorero ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza no kubamenyesha Yesu Kristo wabambwe. Hanyuma Imana nayo ni umurimo wayo guca imanza, si ibyacu. Imana yigaragaza nka Alufa na Omega, usumba amateka kandi ufite imbaraga zose ziri hejuru y'ibyaremwe byose. Ari Bibiliya iratubwira ngo ushobora byose, ikaba ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kurangiza amateka yose mu gihe ibishaka. Icya gatatu tukibona mu murongo wa 9 n'uwa 11. Umwanditsi atumenyesha ko hariho imibabaro bikaba bisaba kwihangana muri ubu buzima. Muri icyo gihe twebwe abasomyi tumenyeshwa ko gusenga bisaba guhamya no kwihangana mu bibazo by'ubu buzima. Tubona ibyago bikomeye nk'impanda n'ibindi. Iki gitabo kirimo byinshi ku kibazo cy'imibabaro no gutotezwa. Nyamara benshi muri twe ntibigeze batotezwa cyane, ariko iyi mirongo isobanura cyane ku birebana n'akarengane kubizera. Nubwo hamwe bidakomeye, ariko miliyoni nyinshi ku isi yose baratotezwa bikabije. Nimwibuka mu mateka y'itorero, muratekereza mu gihe cy'umwami Nero, muratekereza mu gihe cy'umwami Domisiyane n'abandi bami n'ibindi bihe byagiye bibaho. Na n'uyu munsi hari abakristo benshi mu isi basengera mu buvumo, batemerewe kuba basenga ku mugaragaro. Abantu benshi rero baratotezwa n'itorero naryo, kandi abo ngabo nibo torero. Kandi byanditswe bidutegeka kubabarana nabo no kubasengera, nkuko tubibona mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 15 ndetse no mu Baheburayo 13 umurongo wa 3. Ikindi nuko uko sosiyete igenda ibanga ari ku isi, gutotezwa kugenda kwiyongera hafi ya buri mfuruka yose yo mu isi. Tugomba kuba twiteguye igihe cyose. Nubwo bimeze bityo, Yesu azazana intsinzi, atsinda ibibi byose. Niko igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira. Mwibuke ko igitabo cy'ibyahishuwe kitugaragariza yuko insanganyamatsiko nkuru ni ukwihangana, ariko ikivugwamo cyane nuko Imana izaza ije guhemba abayiringiye no guhana abatarayizeye. Nanone tugomba kwibaza uko dushyitsa iby'Imana twifuzaho mu gihe cy'ibigeragezo n'akarengane. Kumvikana, urebye amatorero y'iki gihe, kumvikana ni ikibazo gikomeye mu bakristo. Nanone rero tubona ko ari bumwe mu bwoko bw'ikigeragezo, nkuko tubibona mu rwambere rwa Petero 1:6-7. Niba itorero ubwaryo ridashobora kumvikana, niba bizera badashobora kumvikana, ese koko mu by'ukuri ryaba riva he kandi rijya he? Icyo nacyo ubwacyo ni ikigeragezo ryiremera ritezwa n'umubi.
kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko uko wa munsi urushaho kutwegera niko dukwiriye kuririmbana zaburi n'ibihimbano by'umwuka turirimbiranira Imana ishimwe mu mitima yacu. Mu by'ukuri rero itorero niba ridashyitse umugambi w'Imana, icyo Imana itwifuzaho kuba umwe no kugaragaza umucyo wa Yesu Kristo mu isi, itorero ririmo kugenda ritsindwa mu mibereho yaryo. Twese tunyura mu bihe bigoye, kandi kwihangana hamwe no kwizera Imana nicyo duhamagarirwa igihe turi mu kaga nkako. Twese ni ukuvuga, niba uri mu kaga, niba uri mu bihe bikomeye, niba uri mu bihe bitorohereye ubuzima bwawe, iki gitabo cy'ibyahishuwe kiragusaba kwihangana, kuko si ibyawe wenyine, ahubwo ni iby'abizera bose. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko mu gihe nk'icyo dukwiriye kwiringira ko imbaraga z'Imana n'amateka yose y'isi biri mu kuboko kuyicaye kuri ya ntebe. Byongeye kandi guhangana n'ibigeragezo ni ugutsinda icyaha n'ibishuko. Kubw'ibyo twese dukeneye inyigisho z'iki gitabo. Dukeneye kwihangana kandi dukeneye gushobozwa n'umwuka wera kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko. Ariko twatsinda ibigeragezo n'ibishuko dute nk'itorero niba ubwacu tudashobora guhuza, niba tudashobora kumvikana, niba tudashobora gushyira hamwe, niba tutemerana? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye. Igice cya 4 twareberamo izi nyigisho ni umurongo wa 12 na 10 kugeza 16. Muri iyi mirongo tubona Kristo mu cyubahiro cyinshi cyane, ndetse bifitanye isano n'isezerano rya kera. Yesu yerekanwe nk'uwashyizwe hejuru. Muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 13 havuga umwana w'intama avuga ngo mbona ibuye ritarimbuwe n'umwana w'umuntu, nuko iryo buye rirakura rikwira isi. Ariko hano mu byahishuwe tubona uko igitabo cy'ibyahishuwe cyerekana Yesu agenda hagati y'amatorero, ariko kikatwereka ukwasa. Icya mbere kivuga ko yambaye ikanzu y'umweru. Iyo kanzu ni igishushanyo cy'icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umusatsi we umeze nk'umweru, ni igishushanyo cy'uko ari umunyabwenge. Amaso ye ngo ararabagirana, ni igishushanyo cy'uko ashushoza mu guca imanza. Ibirenge bye, uko Bibiliya itubwira, ni ukuvuga ko Yesu yubashywe kandi ashobora byose. Ijwi rye rigaragaza imbaraga kandi zemewe. Icya kabiri, gufata inyenyeri mu biganza bye bigaragaza ubutware kuri byose, ndetse afite n'ubushobozi bwo kubigenzura. Ikindi ni uko kitwereka umunwa we, umucamanza wa byose. Mu maso he ni icyubahiro. Iyi mirongo reka wenda tuyisome kugira ngo abantu bayumve. Umurongo wa 12 kugeza 16 haragira hati: nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zose. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mu by'ukuri rero nabibasubiriyemo, ikanzu ye ni igishushanyo cy'icyubahiro, umusatsi we ni ikimenyetso cy'ubwenge, amaso ye ni ikimenyetso cyo gushishoza no guca imanza, ibirenge bye ni ukubahwa kandi ashoboye byose. Ijwi rye ni ikimenyetso cyangwa ni igishushanyo cy'imbaraga ze kandi zikomeye. Gufata inyenyeri 7 mu biganza bye ni ubutware kuri byose, kandi afite ubushobozi bwo kubigenzura. Umunwa we ni ukuvuga ni umucamanza wa bose na byose. Mu maso he ni ikimenyetso cy'icyubahiro. Ibindi bintu bibiri byiganje: Yesu n'umwe n'Imana. Amenshi muri aya mashusho akoreshwa ku ijambo yawe mu isezerano rya kera, kandi bikaba byerekana uko Yesu yashohoje isezerano rya kera. Muri ibi duhamagarirwa guhindira imishyitsi imbere y'umwami ukomeye atya, tukamuramya, tunazi ko ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima ntaho bihuriye n'imbaraga n'ubutware byiwe. Ibindi bintu bibiri byiganje: Yesu n'umwe n'Imana. Amenshi muri ayo mashusho nk'uko twari tubivuze akoreshwa ku izina ry'Imana ari ryo yawe mu isezerano rya kera,
kandi bikaba byerekana uko Yesu yashohoje isezerano rya kera. Muri ibi duhamagarirwa guhindira imishyitsi imbere y'umwami ukomeye atya, tukamuramya tunazi ko ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima ntaho bihuriye n'imbaraga z'umwami twizera, kandi dusabwa kwitondera amagambo yanditse muri iki gitabo cy'ubuhanuzi. Mu by'ukuri rero, niba koko twizera Yesu ni umwami ukomeye ufite imbaraga, dukwiriye guhindira imishyitsi imbere yiwe. Niba duhindira imishyitsi imbere y'abakomeye tugahindishwa imishyitsi nabo, mbese twari dukwiriye guhindira imishyitsi imbere y'umwami akomeye atya gute? Mu by'ukuri rero ni iby'ingenzi kandi ni iby'igiciro yuko dukwiriye kumenya ko iki gitabo cy'ibyahishuwe kiduhamagarira guhindira imishyitsi imbere y'umwami ukomeye atya. Ariko twibuke yuko ntabwo ari ukumuhindira imishyitsi imbere nk'umwami uteye ubwoba, ahubwo mu by'ukuri ni inshuti yacu, ni umukunzi wacu mwiza, kandi aradukunda rwose bidashidikanywaho. Niyo mpamvu dukwiriye mu by'ukuri kumuha icyubahiro kimukwiriye, kandi tukanizera ko ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima ntaho bihuriye n'imbaraga z'umwami twizera. Yemwe abarushye n'abaremerewe, yemwe abatentebutse, yemwe ababuze imbaraga, yemwe abaremerewe n'ibigeragezo, nimuhumure. Yesu ari ku ngoma kandi afite imbaraga zimushoboza rwose kunesha byose. Ni nayo mpamvu mu gihe gikwiriye kandi cyashyizweho, Imana izakugirira neza kandi izagutabara, kuko umwami wacu twizera ari hejuru y'ibyo byose, n'ubushobozi bwe bwose buri hejuru y'ibyo byose. Igice cya 5 ari nacyo dusorezaho ni umurongo wa 17 kugeza kuri 20. Kirimo byibura ibintu bitatu. Icya mbere nuhere ku murongo wa 17 kugeza 18. Yohana yongera ku bisobanuro bya Kristo bivugwa mu gice cya mbere umurongo wa 5, umurongo wa 12 na 16, avuga ku bya Yesu n'imbaraga ze hejuru y'imbaraga mbi zo mu isi. Bitewe n'urupfu rwe n'izuka rye yigaruriye ijuru n'isi, nk'uko tubibona muri Matayo 28 umurongo wa 18, ahavuga ko yahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Kimwe rero na yawe, ijambo rikoreshwa ku Mana mu isezerano rya kera, ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8, Yesu ni uwa mbere n'uwa nyuma, Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo rya byose. Yesu niwe tangiriro ry'ubuzima bwawe, ni nawe herezo ry'ubuzima bwawe niba umwizera. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko abatamwizera bose umujinya w'Imana urabategereje. Yesu kandi niwe ufite amateka yose y'isi mu biganza bye, kandi rwose ni byiza kuri twe kubyibuka mu gihe tugeragejwe ko uwo twizera afite ubutware hejuru ya byose. Umurongo wa 19 uhere ku murongo wa 11 havuga incamake y'ibisobanuro by'iki gitabo, hakomatanya ibyahise, ibiriho n'ibyejo hazaza. Ibimenyetso bibiri by'ingenzi ni inyenyeri n'abamarayika bahawe ubutware hejuru kandi bahujwe na buri torero, kuko amatabaza ni amatorero ubwayo. Kuva aha umusomyi yakumva ko ibiri muri iki gitabo bigenewe twese, kuko turi ubwoko bw'Imana, no kuvuga bizera. Bityo twahamagariwe kuba amatabaza ya Yesu muri iyi si cyangwa se muri iyi si bugere ku mpera z'isi. Mwibuke amagambo yavuzwe n'umwami wacu muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, aho yagize ati, muri umucyo w'isi. Igihe cyose itorero ribayeho ritabera isi umucyo, ntabwo abantu bazigera bamenya Yesu cyangwa ngo isi igire amahoro. Kubera isi umucyo, twibuke ko ari ukubaho ubuzima bwahindutse ku buryo abatureba babubonamo Yesu ubwe. Niba atari ko itorero riri cyangwa abizera bameze uyu munsi, ubwo bivuze ko ubutumwa bwaryo bukomoka ahandi atari mu byanditswe. Iki ni ikibazo cyo kwibaza ndetse no gutekerezaho. Mu by'ukuri imibereho ihindutse yo muri Kristo Yesu ikwiriye gutuma tubera isi umucyo. Niba atari ko ubuzima bwanjye nk'umwizera bumeze, niba atari ko ubuzima bwawe nk'umwizera bumeze, ubwo ubutumwa wizeye cyangwa se imibereho ubaho ikomoka ku kindi kintu, ntabwo ikomoka mu byanditswe byera. Nshuti bakundwa, reka dusoreze ahangaha. Ubutaha tuzaza tureba igice cya 2 n'icya 3, tureba inzandiko 7 z'amatorero.